Imyaka 29 irashize abacengezi bateye ishuri ryisumbuye ry'Inyange bagasaba abanyeshuri bo mu mwaka wa 5 n'uwa 6 kwitandukanya. Abatutsi bakajya ukwabo ndetse n'abahutu bakajya ukwabo. Abo banyeshuri bahisemo kuvuga ko bose ari Abanyarwanda, babihurizaho batari bigeze babijyaho inama. Hari ku itariki ya 18 Werurwe umwaka w'1997, hari hashize imyaka 3 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Icyo gihe umutekano mu gihugu ntabwo wari uhagaze neza, cyane cyane mu bice byari byegereye umupaka wa Zaire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubu ngubu, kuko abari baragize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi niho bari barahungiye. Niba ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu cyangwa se ubonye icano, turagusaba gukora subscribe, kandi rwose niba ibiganiro byacu wabikunze kandi like, ndetse wibuke no gusharinga kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kugera kure. Tubahaye ikaze. Ni igihe gito cyari gishize igihugu kivuye mu icuraburindi, kandi abo banyeshuri bari bari hagati y'imyaka 17 na 22. Birumvikana ko bari bazi amateka mabi igihugu cyanyuzemo, ndetse bari bazi ko amoko yakoreshwaga ku butegetsi bwariho ubwo Jenoside yabaga ndetse na mbere yayo. Byarashobokaga ko buri wese ahaguruka akavuga ngo ngendo uyu n'uyu, ariko bose baryumyeho bahitamo kuvuga ko ari Abanyarwanda. Ni ibintu umuntu wese yumva akagira ngo byari byateguwe, cyangwa se abanyeshuri bari bazi ko bari buterwe, wenda baravuga ngo tuze kuvuga ko turi Abanyarwanda. Nyamara abarokotse icyo gitero bakubwira ko nta kintu bavuganyeho, yewe batari banikanze abo bacengezi, wenda ngo babe baganiriye uko bakitwara baramutse batewe. Mu kiganiro yagiranye na Igihe, uri mu benshi Emmanuel wigaga mu mwaka wa 6, yavuze ko bumvisha amasasu y'abacengezi bari gusubiramo amasomo nimugoroba. Yari ari gusobanurira abagenzi be imbere ku kibaho kuko bari bafite ibazwa umunsi ukurikiyeho, ariko bagira ngo ni ibisanzwe kuko bari basanzwe bumva amasasu mu duce twari twegereye ikigo. Yagize ati, ubundi byatangiye turi gufata amafunguro yo ku mugoroba, ariko ntitwamenya ibyo ari byo kuko twabonye abantu benshi badasanzwe bambaye imyenda ya gisirikare tudasanzwe tumenyereye, ariko hafi aho hari ikigo cya gisirikare. Muri icyo gihe nta mashanyarazi yabaga muri icyo gice, uwabonaga umuriro yabaga afite moteri cyangwa se umurasire w'izuba. Twebwe twagiraga moteri mu kigo, twari tumenyereye ko iwacu mu kigo haza abasirikare baje gucomeka amaradiyo. Ubwo twagize ngo nibo, ariko tukabona ntitubamenyereye, ariko ntitwabyitaho. Emmanuel yavuze ko bakomeje bajya gusenga, nyuma bajya mu ishuri gusubiramo amasomo. Ahagana saa 2 z'ijoro batangiye kumva amasasu, bafata umwanzuro wo kujya munsi y'intebe. Hashize umwanya muto abacengezi barinjira. Ati, batangiye kurasa mu birahure bitangira kuturwaho. Amasasu twumva yabaye menshi hakujya mu kigo cya gisirikare, twumva ko ibintu byakomeye. Mu minota mike nibwo hinjiye abagabo babiri, umwe yambaye ipantaro ya gisirikare, hejuru yambaye umwenda usanzwe yitwikiriye iswime, undi nawe yari yambaye umwenda wa gisirikare hejuru, hasi ari umwenda usanzwe ndetse afite igitenge. Emmanuel yakomeje agira ati, bahagaze imbere yacu, umwe avuga mu Gifaransa ati, est-ce que vous me connaissez? Vous allez me voir. Bivuze ngo ese muranzi mugiye kumbona. Batubwira nabi cyane badutuka, batubwira ko twaborohereza akazi, abahutu bakajya ukwabo n'abatutsi bakajya ukwabo. Abo banyeshuri bo mu mwaka wa 6 bahisemo guceceka. Nyuma y'akanya gato umwe muri bo witwaga Mujawamahoro Marie Chantal arababwira ati, twese turi Abanyarwanda. Nuko baramwica, bakomeza no kurasa abandi. Bose barongera baryama hasi bameze nk'abapfuye. Abacengezi nibwo basohotse bajya mu mwaka wa 5. Abanyeshuri bo mu mwaka wa 5 nabo bumvisha amasasu. Mugenzi wabo waje no guhitanwa n'icyo gitero witwaga Ndemeye Valence abagira inama yo kujya munsi y'intebe kugira ngo amasasu atabafata. Nyuma y'iminota 15 nibwo hinjiye abacengezi. Ukurikiye imfura Adolphe wigaga mu mwaka wa 5, mu kiganiro yagiranye na Igihe yavuze ko mu ishuri ryabo hinjiyemo abacengezi babiri.
umwe afite imbunda undi afite grenade. Hanze hasigara umwe wari uri mu idirishya we afite inkota, maze babasaba ko bakitandukanya, maze nabo babaha igisubizo nk'icyabo mu mwaka wa 6 batanze. Yagize ati barinjiye badusaba kwitandukanya. Hari umunyeshuri twiganaga witwaga Benimana Helena wavukaga muri ibyo bice. Bari bamumenye bamusaba ko yaborohereza akabereka abatutsi, nuko we arabasubiza ngo nta mututsi uhari nta n'umuhutu uhari, twese turi abanyarwanda. Niko kumwica, bica n'undi witwaga Mukarutwaza Serafine. Ndemiye Valens we yishwe na grenade bateye turi busohoka. Ukurikiye imfura yavuze ko babanaga neza ku ishuri kandi nta vangura ryahabaga, ndetse ko bahoraga bahabwa inyigisho zo kunga ubumwe bagasenga. Ibyo bikaba biri mu byabafashije kwanga kwitandukanya, bakavuga ko bose ari abanyarwanda kandi batarabanje ngo babiganireho. Bitewe n'ubutwari bwaranze abo banyeshuri, Leta y'u Rwanda ubwo yatangazaga intwari z'igihugu bwa mbere mu 2001 yahisemo gushyiramo abanyeshuri b'Inyange bashyirwa mu cyiciro cy'Imena. Uri mu benshi yavuze ko nyuma y'igitero barokotse bitari byoroshye gukira ibikomere, yaba ibyo ku mubiri no ku mutima, ndetse ko ubwoba bwari bwinshi, ariko Leta yababaye hafi, ibitaho, ibishyurira ibitaro ndetse ikanabatangaho urugero hose. Ibi byabafashije gukira. Yagize ati nyuma ya ririya joro ubwoba bwari bwinshi cyane. Hari n'igihe twabaga turi kwa muganga twakumva inzugi zifungutse tukikanga, ariko Leta yatubaye hafi cyane. Niyo yishyuye ibitaro, yaba abakomeretse bikomeye n'abakomeretse byoroheje, twese yaratwishyuriye, yatuvuje ahashoboka hose. Rero Leta yatubaye hafi, ishyigikira ubumwe, ikadutangaho urugero. Rero iyo wagize ibyago ukabona umuntu kuba hafi birafasha cyane. Noneho nyuma yaho gato Leta yafashe icyemezo cyo kugira intwari abanyeshuri bari bari mu ishuri ubwo abacengezi bazaga. Ibyo rero biragukiza, kuko njye nta nubwo numvaga ko umuntu yakwitwa intwari akiriho. Abanyeshuri bishwe bazize igitero cy'abacengezi ni 7, barimo 6 bishwe ku wa 18 Werurwe umwaka wa 1997, n'undi wapfuye mu 2001 azize ibikomere by'icyo gitero. Amashuri yombi yigagamo abanyeshuri 47, abakiriho ni 39, kuko harimo mugenzi wabo witabye Imana mu 2018 azize uburwayi. Abasigaye bashinze ishyirahamwe ryitwa Komeza Ubutwari, ndetse harimo n'abari mu nzego za Leta, kuko umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Feneli wigaga mu mwaka wa 6 ari mu barokotse igitero cy'abacengezi.